ibirya kuko ari inezeza, umpe ibirya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Matayo igice cya 4, icya 5, icya 6, icya 7, icya 8, icya 9 n'icya 10. Imana izatuyoboze mwuka muziranenge. Matayo igice cya 4. Yesu ageragezwa na Satani. Yesu amaze kubatizwa, ubuzima bwahise buhinduka cyane. Yavuye kuri Yorodani hari amazi atemba, maze ajya mu butayu. Yavuye hari abantu benshi, yisanga ari wenyine ahantu hadatuwe. Ijwi rya Satani ryatangiye kumushotora. Iminsi 40 yose yari akomejwe na mwuka w'Imana. Iminsi 40 niyo munsi yamaranye n'Imana imuha amategeko. Iyo minsi kandi niyo Eliya yamaze, hanyuma agera ku musozi w'Imana. Imana irifuza kumarana natwe iminsi myinshi kugira ngo tubashe gutsinda imitego yose ya Satani. Yesu kandi yatoranije abarobyi ngo bahinduke abarobyi b'abantu. Yerekanye ko kuvuga ubutumwa muri iki gihe dukwiriye gukoresha imbaraga zidasanzwe nk'iz'abarobyi. Ntibagira umubare basabwa kuroba, ahubwo bibashobokeye baroba izirimo zose. Natwe tugomba kubwiriza abaremwe bose. Matayo igice cya 5. Abahirwa ni bande? Ku musozi w'Imizeti niho Yesu yazamutse maze aricara, nk'uko abarabi bose babigenzaga igihe cyose bagiye kwigisha. Amaze kwicara avuga abahirwa bose. Yavuze ko ahirwa bumva bakeneye ijambo rya Nyagasani, basonzeye kugira neza kwe ndetse bashavuzwa n'ibibi bikorerwa mu isi. Yavuze kandi ko ahirwa abagwaneza ndetse n'abaharanira kugarura amahoro, kuko bo bose bazahabwa imigisha myinshi ndetse bazabona Imana. Mu gihe cya Yesu, umunyu niwe warindaga ibintu kubora kandi ukaryoshya ibyo kurya. Yesu yabwiye abamuteze amatwi bose ko bagomba guhinduka umunyu w'isi. Aho abakristo bateraniye bakwiriye kuba abantu bafite agaciro kandi bahesha abandi umugisha. Yesu yababwiye ko ari umucyo w'isi, ndetse nk'uko yabahaye amategeko kuri Sinayi, yarongera aranonosora neza kugira ngo bose bayagenderemo. Imana iduhe kugendera mu ijambo ryayo. Matayo igice cya 6. Ikinezeza Imana. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimujya gufasha abakene, muzirinde kubyamamaza, ahubwo mubyereke Imana yonyine. Muri iki gihe abagiye gufasha bose bitwaza abafotozi ndetse bakabikwiza ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo bashimwe n'abantu. Abameze batyo ibihembo byabo birangirira mu bwibone bwabo. Yabigishije gusenga, aravuga ati ntimuzajye muvuga amagambo muyasubiramo buri kanya nk'uko indyarya zibikora. Imana ishaka isengesho rivuye ku mutima wawe wonyine. Reka twese turangwe n'amasengesho atebutse ubwami bw'Imana ndetse no gusaba Data kuturinda umugome Satani. Matayo igice cya 7. Banza witokore. Yesu yagaye abagerageza gushaka amakosa ku bandi nabo ubwabo batabanje kwigenzura. Yaravuze ati mbere yo gutokora akantu gato kari mu ijisho rya mugenzi wawe, banza ukuremo umugogo uri mu ijisho ryawe. Ababitse imigogo mu maso yabo niho batekereza ibibi ku bandi, kuko nta mwuka w'Imana bagira. Yesu yababujije abantu ati ninde umwana we yasaba ifi maze akamuha inzoka ngo imurume? Yesu yerekanye ko Data wo mu ijuru azajya aduha ibyiza byose tumusabye. Yesu yerekanye ko dukwiriye kwizera Imana ndetse tugakorera Imana muri byose dufite umutima mwiza. Yavuze ko abakorera Imana babikuye ku mutima bameze kandi nk'abubaka inzu ku rutare ariko Kristo. Ibibazo by'isi ntibizabatembana. Reka twese twubake kuri we. Matayo igice cya 8. Ubishatse wankiza. Yesu amanutse umusozi w'Imizeti, haje umuntu urwaye ibibembe, maze arapfukama aramubwira ati Nyagasani, ubishatse wankiza. Uwo mwanya Yesu amurambikaho ibiganza arakira.
ndagusabira ngo nawe akurambikeho ibiganza bikiza. Haje umukapiteni w'umuroma aramubwira ati nanjye nyiriza umugaragu wanjye dore ararwaye. Aramubwira ati tegeka gusa arakira, ntiwirirwe ujya iwanjye. Yesu yarategetse umugaragu ahita akira, niwe ubera hose icyarimwe. Uwo Yesu yorohereze abarwayi bose bababaye. Yesu ari mu murimo we yahuye n'abatanga impamvu. Umwe yaramubwiye ati ndagukurikira aho ujya hose. Maze Yesu amwitegereje abona adafite ubushake bwo kwiyanga no kwikorera umusaraba, maze aramwihorera. Undi ati reka mbanze njye gushyingura data. Benshi bifuza kuzakurikira Yesu bamaze guherereza ibintu byose ku ruhande rumwe. Yesu aturinda gutanga impamvu. Matayo igice cya 9. Yesu akora ibitangaza. Muri iki gice Yesu yakijije umuntu wamugaye, akiza umugore wari urwaye, ndetse azura n'umwana wa Yayiro. Yahumuye abantu barareba, ndetse akiza n'undi muntu utarashoboraga kuvuga. Yesu nanone yakoze ikintu gitangaje, kuko yagiye kwa Matayo maze aricara asangira nawe. Abakiraga imisoro y'Abaroma abantu barabangaga cyane, bituma babita abanyabyaha ndetse ntibasangire nabo. Abangwa bose, abagize ibicibwa bose, abasuzugurwa bose, Yesu arabashaka kandi yahisemo kubahindura inshuti ze. Matayo niwe wahindutse umwigishwa we, ndetse ni nawe wanditse iki gitabo. Icyampa ngo nawe Yesu umukingurire iwawe musangire akugire umwigishwa we. Matayo igice cya 10. Intumwa za Yesu. Yesu yakomeje umurimo we, yatoranije abigishwa 12 bo kubana nawe. Yabaye ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani no gukiza indwara. Mwuka Muziranenge n'uyu munsi akorana natwe, kandi yaduhaye ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani zose. Yabohereje kubwiriza ubutumwa bahereye mu Bisirayeli, ndetse bababwira ko ubwami bw'Imana buri hafi. Yabaye natwe twabimenyaga tukabizirikana, twahaguruka tukamamaza ko iyo ngoma ya Kristo iri hafi. Yesu yabahishuriye ko Satani abanga kandi ko azabatoteza cyane nk'uko yagiye abakiranutsi bose. Imana ideguye twiteguye, kuko niyo izajya iturengera ibihe byose tuzasakirana n'amakuba mu murimo. Muri iki cyumweru cyose Imana izake hose Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, abahirwa bavugwa muri Matayo igice cya 5 ibangahe? Icya kabiri, ni ubuhe buryo bwo gufasha Imana itishimira? Icya gatatu, abigishwa Yesu yatoranyije